uko mbigenza ndahutaza ndahutaza kugira ngo n'ikindi gihe uzi ko ikiganiro kiriya wakoze gishobora gutuma ribi yitegereza umuntu itari imwitayeho. none se ugira ngo baraho batabireba. Jihad rega buriya ntago Jihad afite inuzi, ntago afite igihe kinini cyane muri sosiyete ubu ngubu. Wowe ubivuga nkande wowe? Iyo hari ukuntu njye mbona ibintu umuntu akora ngahita mvuga ati yo uyu muntu ntago tukiri kumwe. Uziko fata ku mavuta yakoze ikiganiro mpita nako kanya mubwira nifata ahangaha rwose ntago tukiri kumwe, wowe uragiye. Kandi koko nibyo arimo ararya ibiryo bya leta, ameze neza, arimo arakara amazi ya leta, nta biri yishyura. Hari ibintu umuntu akora ngahita ngo nangaho wagiye pe, ntago tukiri kumwe. Jihadi ni kubera iki waje kuvuga ibintu bya Jihadi ukaza gusobanura ikiganiro uvuga ko afite ingengabitekerezo ari ubwo agusubije nyuma y'ubwo twari twakoze live? Kubera icyo utabivuza agikora post ye Jihadi yakoze post, uza hano kuri live tubanza tuvuga kuri post. Ugerageza kumwatakanyira ngo kuri live twakoze niho yavuye, araza aragusubiza ibintu byakurakaje, ugenda kumusubiza. Jewe ntago nyansubizanya na Jihad nibyo ajya mvugaho byose, ngira ngo urabizi yagiye akora ama live menshi. Ntago nyansubizanya nawe kuri ubu ngubu ndimo ndarwana na ideology. Ntago ndimo ndarwana na Jihad uko Jihad ntago tunganya amashuri, Jihad nta nubwo tunganya ubushobozi, uburyo bw'imibereho bwanjye butandukanye n'ubwa Jihad, siko bimeze. Uwo muntu rero nge ntago najya kurwana nawe cyangwa se guhangana nawe, ibyo byose bimurusha. Icyo gusa ngewe ndimo ndarwana nacyo maginga yangani iyo ideology afite mbi. Oya je ntabwo nyumvishe neza. Acyandika biriya bintu ntabwo wahise umwataka, wamwatatse nyuma y'iminsi nk'ine. Nyine narabanje ndagenda nkora analyse kubyavuga, nkora analyse, maze gukora analyse mbona ibyo bya bintu birimo ideology mbi cyane. None ngenda mpuza iyo namuka mushubije ako kanya nari kuba mbikoze brutalement, nari kuba mbikoze mbubutse. So narabanje ndagenda myigaho, mbona harimo ibintu bibi cyane, ndavuga nti rero reka musubize sasa rero kugira ngo mukire ku murongo. Ariko wamusubije aranje kukwataka. Ngiye kunyataka kwa kowe ubundi ikiganiro wakoze kibura kizi se? Ni ikiganiro wicaye uravuga ati Jihadi turamwamaganye ngo afite ingengabitekerezo, ngo kuvuga ngo mifupa n'iki urakoma umushira ahantu neza, uramufata uramuzingazinga, umushira ahantu neza, umwambika ingengabitekerezo ku buryo nta nubwo nyimwambuye, kuko ubundi Jihad abana nayo. Uzi ko Jihad yigeze kujya kuri live rimwe urukumva aravuga ngo natatse ngo umubyeyi Ingabire Victoire. Ingabire Victoire uramuzi? Ingabire Victoire yakoze iki? Uramuzi ariko nyine Ingabire Victoire munsobanurira, abantu benshi ntabwo bamuzi. Ingabire Victoire yanga u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ingabire Victoire ni wa mugore uba ushaka kugenda asansibiriza ingengabitekerezo ya Hutupawo. Uri kumva? Abantu benshi baramuzi hari Ingabire Victoire. Sinafite n'umwanya kwirirwa ndimo ndamwamamaza cyangwa se wenda ndimo ndamusobanuraho byinshi. Ingabire Victoire baramuzi ko ari Nyarwanda, nta muntu utabizi. Kandi menyera Ingabire Victoire yakoze genocide, aranayifungirwa, nako aranakatirwa n'inkiko gacaca. So urumva rero Ingabire Victoire nta muntu utamuzi. Uwo Jihad rero rimwe natunguwe no avuga ngo uyu mubyeyi Ingabire Victoire Gasuku ubu mwatakira iki? So uno kuvuga ngo icengeza amatwara
ndetse n'ingengabitekerezo Ingabire Victoire aba agaragaza ivanguramoko n'amacakubiri aba agaragaza, aba yumva ko ari iby'umubyeyi nyine yagakwiye kuba arimo aravuga akabisansibiliza mu rubyiruko. So ibyo rero nibyo Jihad njye ndimo ndamuziza. mbwira nk'ibintu bibiri Ingabire Victoire biri hanze yavuze nabi leta yacu. Ingabire Victoire ashyigikiye FDLR, yananwanye nayo. Uwo nguwo niyo bita Ingabire Victoire rero. Uri kumva? Du nahita ntungurwa nyine Ingabire Victoire utamuzi bro. Nyine mbwira niyo mpamvu nyine umuntu nka Jihad ashobora kuza akavuga nka Ingabire Victoire ukagira kuko ngo ni umuntu wahohotewe. Banza usubize. Reka muri gato kugira ngo urebe ko wenda ibyo ndimo nakubwira harimo nakubeshya. N'ibintu bibiri Ingabire Victoire yavuze nabi leta yacu. Kandi ndimo ndabikubwira nyine. FDLR murimo abantu benshi, mbwira iki ku giti cye. Okay, Ingabire Victoire yari yarafunzwe aza guhabwa imbabazi na His Excellence, sibyo? Ariko aje arongera atangira kuvuga ngo mu gihugu nta burenganzira bw'ikirema muntu ubuhari, ibintu nk'ibyo. Urumva? Kandi yarahawe imbabazi na His Excellence, yarafunguwe kubw'imbabazi, presidential pardon. Yes. So ndagira ngo wenda n'abandi bantu bari aha ngaha baze, urumva, bagire n'ibindi bavuga kugira ngo turebe koko niba umuntu Ingabire Victoire abantu bazi ubu biruke. Umbabarira icyanyuma kivugwe n'abantu. Okay, ntabwo ndabura abantu. Hari umuntu ushaka kuvuga Ingabire Victoire wari we turebe. Oya turaba tugiye kure. Reka tubigire gutya bari bigume kuri wowe. Mfasha. Reka bigume kuri wowe, reka ntitujye mu bantu. Ubwo rero ukavuga ati Jihad yaramutabaye umuvuze nabi. Yahise asimbukira hejuru. Aravuga ati uwo mubyeyi ateko buriya atekuzi ko Gasuku ejo bundi aherutse kugira gute ngaherutse ngo kwataka ngo umubyeyi Ingabire Victoire ngibaze ngo uriya mubyeyi w'igihugu sha bro. Abantu bose bari kumwe nawe kuri live kwa kuntu umuntu ashobora kuvuga ibintu ngiye kubona abantu bamwe barimo baragenda bava. Urumva? Bahise bagenda bava ku malayi kwa kuntu umuntu ashobora kuvuga ibintu by'ubugoryi bagahita bavaho. Bagahita bava kuri za live. No ugwera uwo munsi ngewe nibwo nahise mvuga ni uyu Jihad ntago, urukumva, ntago ari umuntu ngewe nagakwiye na rimwe kuba twahuza umuntu umeze gutya. Noneho kugira ngo wongere ubyemere neza, sibyo? Ejo bundi ashwana na Yago yavuze ngo iki? Warabyumvise ibyo ndabizi. Yavuze iki? Jihad uwo yaravuze ngo, sibyo? Okay, hano umuntu wanditse ngo Victoire Ingabire yagiye kurwibutsa aravuga ngo bazibuke n'abahutu. Uri kumva? Ariko ibaze bro. Ariko ibaze nyine ibyo bibora. Urumva uwo muntu maze mu gitondo umuntu nka Jihad w'umutinganyi akabyuka akavuga ngo uwo nguwo nawe ni umubyeyi dukwiye kuberereka. Uri muri icyo kintu? Urakoze cyane. Noneho uwo Jihad yashwanye na Yago, abantu bose barabizana ibintu nabwo ari ku mugaragaro kandi biri live nta kindi bukuremo. Yaragiye aravuga ngo ariko Yago ngo waravuze ngo papa wanjye ngafungiye ngi Bugesera ngo muri gereza ngazira gukora genocide, ngo ese ubundi yaba yarishe bwo yishe wanyu. Ariko ibyo suri muri dramatiza ukoze wo kudramatiza bishobora ariko warasaze ndumva nari nzi kuza ubwenge sa nk'ubisobanura ibyo ngibyo nyine sa nk'usobanura mu gato nimba ushobora kuba koresha intelligence quotient yawe ubisobanura. Reka kumfungira muri box imwe, ibyo bishobora gusobanura ibintu byinshi. Nubwo icyo wowe ushaka ko kivamo igisobanuro nacyo cyagisobanura,
ariko nacyo cyavamo ubusobanuro bwinshi. ni ukuvuga ngo icyo bisobanura ni iki ngiki, urumva. Ni ukuvuga ngo icyo yashatse kuvuga ni iki ngiki, ati ibyo ngibyo se ni ibintu biri grave, ubwo atisha iwanyu se birakurebaho iki? Wabyumvise bro? Ariko wabyumvise? No, nicyo bisobanura. Uri mubi cyane. Nicyo bisobanura. Nicyo bisobanura. Gasuku uri mubi. Uzi ko ushobora kwangisha umuntu neza abantu? No, ntabwo ari kumwangisha, kandi ari ibintu avuga. Nibyo bintu avuga. Uzi icyo bishobora gusobanura kindi? Bishobora gusobanura. Dumba, baretse gato nkubwire Dumba. Oya kugira ko nkure kukavuga. Baretse gato nkubwire. Baretse gato nkubwire. Iyo twageze ku kintu nk'icyo ngicyo, gerageza kujya uba serious. Hari imikino twakina niyo tudakina nayo. Ndashaka kuba serious. Okay. Icyo bindi bishobora gusobanura ko kubera iki ari wowe ugomba kubivuga. Simple as that. Kubera iki ari wowe yagomba kubivuga. Hari uburyo bundi, hari gacaca, hari leta ishinzwe kubigira. Bishobora gusobanura kubera iki wowe ari wowe ugomba kubivuga. Wowe wabyo urabivuga umwande. Ngiye ntago nitwa Yago. Unyimo ndavuga kubera yari arimo arabwira Yago. So no kuvuga ngo Dumba, urumva, ingengabitekerezo irakura. Urukumva, iyo abantu bayiciririye irakura. Imeze nk'ubwatsi bw'urwiri butagakwiye buri kwabo, ubundi mbagakwiye kuba mu bantu, ariko just burizana, sibyo? Iyo ukoze amakosa rero ukabyihorera bugakura. Sinzi niba byumva. Ingengabitekerezo nayo irakura. Jihad ashobora kujya avuga nk'ibyo bintu ukazasanga yanduje abantu bamwe na bamwe. Twebwe rero nk'urubyiruko dukunda u Rwanda, kandi tuzi ahantu u Rwanda rwavuye n'ibihe rwaciyemo, ntabwo twakagombye kubirebera ngo uvuga ati kubera ko Yago bamutatuye, urumva, bamubwira gutya, that's funny, twisekere twigendere. No, urabikumira. Ejo bundi yewe ahantu no kugira ngo wumve ahantu Jihad abera mubi cyane, urumva. Ejo bundi Jihad yanyambuye ubunyarwanda. Oya. Ejo bundi Jihad yanyambuye ubunyarwanda. Ariko Kasuku urakabya. Ni izina ry'Imana mwana, ni izina ry'Imana. Yanyise umukongomani kuri live bro. Nyine yanyambuye ubunyarwanda. Urumva Jihad ugera aho kwambura umuntu ubunyarwanda. Urumva adafite n'ibindi bintu yakubwira. None se ngiye ko banyita umugande. Baretse gato. None se wowe ko dukina imikino myinshi cyane n'ibiki byose, urabona tugera muri iyo angle ko twagiye tunaraburizanya mbere, urabizi, twagiye tugera muri izo ntera. Uzwari ibintu ugeraho wakibuka amateka aranze igihugu cyacu, ugahita uberere kukagenda, ukajya wenda washaka ukajya kuvuga ati Dumba yaribye akora mu nkono, bamukubitiza akabwana sava. Ariko jayo byatangiye kugera muri angle ferme. Ubundi twe tuyita angle ferme. Iya ni angle ferme. Iyo utangiye kuyigeramo ibikubaho urabyirengera. Mu Cyongereza bayita blind sight. Urakoze cyane. Iyo ugeze muri yo ango ibikubaho urabyirengera. Nibyo witwa Jihad w'umutinganyi arimo aragenda ahura nabyo. Urumva, hano hari abana barimo barakubwira bati ingengabitekerezo tuyirwanye twivuye inyuma, twubaka u Rwanda rwiza. Ubu ngubu Jihad, hari umunyamakuru no munsi yambwiye, urabizi ko ngiye ibintu ngenda mbaririza. Arambwira ati mwari ngo bari kumwe na afandumwe. Uwo munyamakuru arakwanga. Ngo bari kumwe na afandumwe, ngo kasukunda mwanga niko ambwiye, niyo magambo akoresheje. Ngo ariko afande ngo yaratubwiye ngo mwishinga Kasuku ngo uhagarara umuntu umwe akarwanya ibigarasha byose. Bari bagiye kubafunga. Agati mwebwe mwishinga Kasuku uhagarara ari umuntu umwe akarwanya ibigarasha byose.
ibyo ni ibintu ushobora kuba wavuga gutyo ushaka ko ngo mbigire iturufu ngo nanjye ngo nigire kaganga se. Genda sha wa muhungu, genda wa muhungu, ibyo ngibyo se wabirishisha. Ndumva ntabwo ndimo ndareba comment wambone nkongera nkavaho nkajyaho. jya